kushaka kujya ku mutwe w'inkeragutabara na ndetse ufite ubumenyi bwihariye bivuze ngo special skills na experience. Iyo watsinze ibizamini biteganywa by'ijonjora ujya ku mahugurwa ya gisirikare azabera i Jabiro. Ahangaha amahugurwa ateganyije kuzamara amezi 6, ariko na nyuma y'amahugurwa nuvuga ngo abarangije amahugurwa bikateganyijwe ko bazakora amezi 18 nyuma yuko bashobora kwemererwa gusubira mu buzima busanzwe. Rero iyo urangije amahugurwa ya gisirikare nibwo uhita witwa inkeragutabara kandi ukabihererwa certificate.